ngushaka guseka ngashaka abakomediye hano tubategurira top 10 z'abakomediye abafana ngo badusaba ko dushyiramo digi reka nawe digi nawe urimo kubera ko ndimbati yamuririye ibiryo ubundi ahita aza muri top 10 ese wowe ukumva ari bande bashobora kuza muri top 10 y'abakomediye hano mu Rwanda bakunzwe. Twikomereza mbere yuko nkomeza na top 10 ndebera ko wangandiye subscribe ungandire share ungandire like ubundi twimanukira ku mwanya wa 10 turahasanga Merci n'umukomediye ubusigaye ufite na live show ya Genzi Comedy aho usanga atambutsaho abakomediye batamuka basetsa abantu ibintu biryoheye amaso kandi nawe akabazwiho kubasetsa ubundi mugakwengwe nyoka ewewe. Twikomereza umwanya wa 9 turasangaho wa mugabo wari ibiryo by'abandi ngo ntanzara afite burango muganga yamubujije ibiryo ngarahaze uwo na wundi ni ndimbati yari ibiryo by'abandi bya digi ku mwanya wa 9 ni ndimbati araza ku mwanya wa 9 mu bakomediye bakunzwe hano mu Rwanda. Twikomereza ku mwanya wa 8 turasanga wa murakare wigize umusirikare ku ngufu ubu namubonye bavuga ko ari umusirikare na wundi ni Afande Regis ukimubona akikuvugisha gusa ushobora no kwikanga ko wahuye n'umusirikare agiye kugukubita twa shotokane na twa Tsuzuki bitewe n'ukuntu abavuga no mujinya kuryinyo ewewe uyu nawe n'umukomedi ukunzwe cyane uri wibereye muri saga z'aba kobwa ngo we na Miki ibyo nzabigaruka ubutaha. Twikomereza ku mwanya wa 7 nahashyizeho wa mugabo ukunda kudusetsa Nitegeka Gracie se uri koko papa sava nandi mazina menshi cyane se kaganda umva afite amazina ni nk'ayishoka bitewe n'ukuntu akunzwe uyu se uri koko ari no mu komediye banafite agatubutse kubera ko uyu mukomediye ari mu bantu ari mu bakinyi b'amafilme batangiye umwuga kuva kera ari mu bantu bakunzwe wamamaje amakampani menshi baza umuntu ujya wamamariza Airtel akanamamariza na MTN kandi ari amakampani ameze nk'ahanganye urumva n'umukomediye ukunzwe cyane nawe w'umukire. Twikomereza ku mwanya wa 6 turahasanga Lucine Patrick nawe aza ku mwanya wa 6 mu bakomediye bakunzwe hano mu Rwanda arasetsa ewe ndone ya mubi yari kutura nugutura umube no kugira ute ariko byanga bikunda nziko nawe uzi Lucine bitewe n'ukuntu asetsa Lucine arasetsa kakahava ushaka kugwara imbavu ubundi yakiteza Lucine ushaka kwishima yagenda akakurikirana komedi za Lucine. Twikomereza ku mwanya wa 5 turahasanga Patino nubwo ari mu bakomediye muri uyu mwaka batakoze cyane ariko nawe nitwamwibagirwa kuko nawe ari mu komediye babikoze bigacika aho cyagiye yadusetsaga n'umurara ngo bagiye gusabira umuhungu we nawe w'ikirara ariko nawe nitwamutaroka kabisa. Ku mwanya wa 4 turahasanga Mitsubishi noneho mana yanjye ngiye mwise Mitsubishi kuko Mitsutsu nawe ari mu bantu bajya bankorera umunsi kandi nawe nziko yagukorera umunsi Mitsutsu umusinzi tuziranye ubusinzi bukabije kabisa Mitsutsu nawe ni wagenda umutarutse umusize niyo mpamvu hano kuri Retina twamushyize ku mwanya wa 4. Twikomereza urumva n'undi uza ku mwanya wa 3 wa 2 cyangwa wa mbere ukumva arabaye bakomediye basigaye kwasigaye abakomediye benshira ariko nibize kugutungura ari bamwe bataje mu myanya 10 ya mbere aho hano kuri Retina nziko twabatoranyirije abarenze ariko niba nawe uziko hari abarenze twandikire muri comment utubwire uwo twibagiwe w'ingenzi. Twikomereza ku mwanya wa 3 turahasanga Killerman urumva ni kira ngo basigaye yitwa Daddy Killerman umukire ewewe Killerman ni umukomediye aho adatinya gukina scene zigiye zitandukanye yagukinira riseriye yagukinira ari umusazi yagukinira ari iki afite ubumuga bwo mu mutwe byose arabishobora kuko
n'umukomediye w'umuhanga cyane none usigaye ufite n'amafaranga ibaze kuba uri umukomediye ufite n'amafaranga noneho amata babyaye amavuta uyu Kiramani nawe twamushyize ku mwanya wa gatatu twikomereza ku mwanya wa kabiri umwanya wa kabiri turahasanga Nyakso Kanyabugande Nyakso nawe ari mu bakomediye twakunze guhera kera za 2019 kandi n'ubu ugikomeje kubaka igikundiro bitewe n'ukuntu asetsa noneho ukuntu ari igikura ari kigufi noneho kiragusetsa Kanyabugande adukorera umunsi Kanyabugande ndamwibuka nanjye nyiri secondaire nawe ari mu bantu bankuriraga umunsi uziko namanaga hafi megabyte ndi kureba Nyakso gusa Nyakso Kanyabugande akorera umunsi abantu benshi kabisa niyo mpamvu twamushyize ku mwanya wa kabiri ku mwanya wa mbere urumva ari ndugiye kuhaza manza wandebera niba wakanze like mbere yo kumva umukomediye wa mbere tera comment umbwira uwariwe ubundi urebe niba wakanze subscribe ubundi twikomereza uracyari kumwe nanjye Osama kuri Retina twikomereza umwanya wa mbere turahasanga Dr Nsabi usigaye ukora umuti noneho akabica bigacika noneho ahantu atakigera noneho bitewe n'ubuhanga bwe ubu nta kuntu wakora uru rutonde ngo usige Dr Nsabi utamushyize ku mwanya wa mbere ariko kuko ari mu bakomediye ba mbere bari kuryoshya ibintu muri sinema nyarwanda arakunzwe cyane kandi n'umukomediye uzamutse vuba cyane kuko ushobora gusanga Dr Nsabi atangiye komedi ubundi akamenyekana neza guhera muri za 2021 tumuzi ngo arosheriwe imuzamuye imugeza ku gasongero ka sinema nyarwanda ubu none asigaye afite amafaranga none yazanye n'ibondo uramubona kabisa dore ibondo reba uko yaje none reba ukuntu angana bitewe n'ukuntu yagize amafaranga bitewe n'igikundiro afite muri sinema nyarwanda uyu niwe waje ku mwanya wa mbere ese urumva ari we mukomediye twatarutse muri top 10 utaje munyandikire muri comment umbwire uwo twatarutse kandi niba wumva ari n'ikindi kiganiro nazakugezaho nyandikire muri comment kuko ni wowe nkorera ni wowe mufana kuko ni wowe boss wanjye rero turacyari kuri Retina TV wari kumwe nanjye Osama nakagaruka ciao Shalom.